kugusuhuza ukurikiye Kigali Top mwifuriza ishya n'ihirwe waba uri kutwumvira mu Rwanda waba uri kutwumvira mu bihugu by'abaturanyi hano muri East Africa ndavuga Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania, Congo, za Ethiopia aho ngaho za Sudan. Turabasuje ko turabizi neza yuko namwe mutwumva. Ikindi kandi turabasuje namwe muri Afrika hirya no hino. Turabasuhuje mwe muherereye aho ngaho mu gihugu cya Zambia. Turabasuhuje abari hakurya y'inyanja ngari, navuga ku yindi migabane, waba uri muri Aziya, waba uri muri Amerika, muri Australia, ko ahariho hose Kigali Top dushobora kwahagera. Rero nk'uko ikintu cya mbere ari amakuru, tubanje kwifuriza kugubwa neza kugira ngo tuguhe amakuru meza y'imyidagaduro, sport, ubukungu, politike, tutibagiwe n'utundi twagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndagusuje cyane rero njye uri kumva kuri mikro za Kigali Top Hero Willis n'ibisanzwe. Rero tukaba tugiye kubana muri iki kiganiro cy'imyidagaduro. WhatsApp Kigali, nk'uko nari mbikubwiye rero ko tugiye kubana mu kiganiro cy'imyidagaduro. Mu minsi yashize warabimenye kuko nabikugejeho mu makuru ya what's popping, what's trending hano kuri Kigali Top. Warabimenye yuko Kansime yagize gutya rwose abura umubyeyi we yarasigaranye ari we papa we. Ni nyuma yuko hari hashize amezi 7 gusa abuze na mama we ko nyine bitabye Imana. Kansime yaramaze iminsi ameze nk'uri mu gahinda kuko ni nabyo, ariko twabifuriza gukomera kandi n'abandi bavuye mu mubiri Imana ikabiruko bidashira. Kansime rero wari umaze iminsi navuga ari mu gahinda kuba asigaye nta mubyeyi n'umwe afite. Kansime muramuzi ko afite umugabo we na undi ni Kantu bamaranye igihe rwose bameranye neza. Ni n'umugabo bafitanye kandi umwana. Akenshi na kenshi bakunze kugaragara bameranye neza, bari mu bihe byabo byiza. Iyo bapostinze akenshi bakunze kuba bari kumwe n'umwana Kansime ndetse n'umwana we. Umugabo rwose w'umurasta, bakunda kuryoshanya umunsi ku munsi, kandi na Kansime ubona yuko ari proud yo kuba amufite, kuko igihe cyose akunda kuba yishimiye ko bari kumwe. Nongeye kugusuhuza ukurikiye Kigali Top, ngusaba gukora subscribe wowe waba udusuye bwa mbere kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye hirya no hino, umenya ibigezweho. Rero ngo ni ibihe nawe wakoze subscribe ndagushimiye. Nujye kure muri iki kiganiro ndi kugezaho ndi Hero Willis. Uko nandi kubikubwira rero, nubwo Kansime yaramaze igihe ari mu gahinda ko kubura ababyeyi be, ndetse akaba rwose atarameze neza ko Kansime n'ibyo yapostingaga byerekanaga yuko nyine akiri mu gahinda ko kuba yarabuze ababyeyi, n'uwo yarasigaranye ari we wari papa we. Rero kugeza kuri ubu ngubu nakubwira yuko nkuko nari maze kukubwira afite umugabo bameranye neza, cyangwa se bakunze kwerekana yuko bameranye neza, bafitanye n'umwana. Umunsi ku munsi bakunda gusinga bari kuryoshya mu buzima buryoshye. Kuri ubu ngubu rero bongeye kugaragara bari bonyine, noneho badafite n'umwana, ubona yuko nyine bameze nk'abasohokanye cyangwa se bari ahantu hatuje habonyine, bishimanye bameranye neza. Umugore n'umugabo bafatanye rwose bameranye neza, ubona yuko bishimye cyane. Kansime apostinga amagambo yuje urukundo, abwira umugabo we ati nishimira kuba turi kumwe, nishimira yuko uri umugabo mwiza, ndashimira Imana yo yakumaye ikama umugabo mwiza. Ati uko byagenda kose mu by'Imana yaba yaranyimiye, mu byo naba ntafite, ariko nizeye yuko Imana yamaye umugabo mwiza.
amutaka rwose ko ari umugabo mwiza, kandi n'ibigaragarira amaso y'abantu twe tubakurikira ubona yuko ari abantu bameranye neza, ubuzima bwabo buryoshye bw'urukundo. Kansime rero yakomeje amutomagiza amubwira rwose ko ari umugabo mwiza, ashima Imana yuko yamuhaye umugabo w'akataraboneka cyangwa se umugabo udasanzwe, kandi nta n'uwashidikanya nk'uko bo babyitangariza cyangwa se babigaragaza, nk'uko njya nkunda kubivuga ati ikintu cyavuzwe na nyiracyo tugifata nk'ukuri. Niyo mpamvu mu gukora inkuru iyo bibaye ngombwa tujya kubaza umuntu tukamubaza uko bimeze kugira ngo tumenye amakuru ya nyayo, dutangaze amakuru twizeye ko aba yavuzwe na nyirayo. Kansime rero yakomeje amutomagiza amubwira ati uri akazuba kanjye, ati kandi ikindi ibintu byose mu buzima bwanjye bihora byoroshye kubera ndi kumwe nawe mugabo mwiza, mugabo nkunda. Ayo ni amagambo Kansime yatomagije umugabo we, dore yuko na Saint Valentin igenda kugera akenshi na kenshi abantu baba barimo baryoshye hirya no hino. Tubifurije kugomeza kugira urukundo rwiza Kansime n'umugabo we, ibihe byiza. Nawe warukurikiye iki kiganiro, ayo ni amakuru yaragezweho mu myidagaduro hariya mu gihugu cya Uganda ko Kansime twabisimbuka. Aya makuru tutayabagejejeho ko Kansime muramuzi ko ari umusitari ukomeye cyane muri East Africa muri rusange no muri Afurika. Kansime rero ibihe byiza we n'umukunzi tubifurije. Niba warukurikiye Kigali Top twifurije ibihe byiza, ntujye kure yacu tukugezaho amakuru umunsi ku munsi, isaha ku yindi, umunota ku wundi. Ushobora gukurikira ibiganiro bya Kigali Top aho waba wibereye hose. Bari kumwe na Hero Willis. Ciao bye, tubane mu bindi biganiro.